kubera ko ukuri nta na rimwe kwigeze kuba ukw'ingenzi mu buzima bwanyu, uyu munsi niyemeje kubaho ukuri. Baho ukuri. Ukuri aho gukubise haromoka kuko hasiga inguma itagikira. Baho ukuri, njye nitwa Jay, inari ikunda ibitekerezo by'abagore. Mbahaye ikaze muri Baho ukuri y'uyu munsi. Ndashaka kwibutsa ko umunezero udaterwa n'uwo uriwe cyangwa icyo ufite, biterwa gusa n'ibyo utekereza. Ntukajye ukunda kwishingikiriza ku bantu kuko bagenda igihe cyose bashakiye, kubera ko iyo umunsi urangiye ibyo ufite byose wisanga ari wowe ubwawe kandi bigomba kuba bihagije. Ntukajye ukunda kwishingikiriza ku bantu atari ukubera ko ufite ibibazo byo kubizera, ahubwo ari ukumenya ko nta muntu n'umwe uzigera ashora muri wowe nkawe. Ntabwo ari inshingano z'umuntu ahubwo ni izawe. Niba kuko ushaka kubahwa n'abantu ukunda, ugomba kubereka ko ushobora kubaho utari kumwe nabo. Ikibazo tujya dukunda kugira ni uko kugira ngo abantu bacu batwubahe, badukunde, batwiteho, ari ukubera ko batari mu buzima bwacu utabaho. Iryo ni ikosa. Ntukishingikirize ku muntu uwo ari we wese kuko iyo ananiwe kukuba hafi bizakubabaza kuruta ibindi byose byo ku isi. Ntukemere ko hagira umuntu ukubabaza, nshuti yanjye. Mbere yuko utekereza gusaba umuntu inkunga kugira ngo inzozi zawe zigerweho, ibaze ubwawe, nangahe mfite nshobora kwishoramo. Ifashe ubwawe na mbere. Ujye uhitamo kwigomwa akanya gato uharanire kubaho neza iminsi isigaye. Uko ugenda ukura gerageza kwiyoroshya kuko nutabikora iminsi izabigukoresha. Ubuzima ni igitabo gifite amapaje menshi, amabi n'ameza. Uyu munsi waba uri kuri paje y'ubuzima bubi, ejo wagera kuri paje y'ubuzima bwiza. Isi ni umwarimu mwiza utanga ikizamini mbere y'uko akwigisha. Ibyo wita amarira uyu munsi hari igihe wenda yaba ari wo munezero wawe w'ejo. Ibyo wita ibyishimo uyu munsi nabyo ejo byavamo amarira, ntawamenya. Ubu buzima tubamo ni ingaruka. Nukora neza bizakugarukira, kandi nukora nabi bikugarukire. Gukomera kwa nyako ni ugutuma abagukikije nabo bakomera, kuko mu buzima byose ari ugufashanya. Igihe ubona utangira guhirwa ukabona ibyo ukoze byose byemera, bijye biguha umwanya wo gutekereza kabiri, kuko akenshi ushobora kuba ariyo minsi yawe ya nyuma. Ntugashimishwe no kwizihiza iminsi mikuru. Jya ufata buri munsi wose ugejejeho ko ari umunsi mukuru. Intsinzi ntabwo ibaho umunsi umwe, bisaba akazi gakomeye, kwihangana no gukomera. Bifata igihe kugira ngo imbuto uteye zimere. Wowe gira kwihangana, wishaka gusarura vuba. Tegereza imbuto z'ibanze zimere, wemere kunyagirwa n'imvura uri kubagara. Utere imiti, ucunge ibisambo ngo bitakwangiriza. Ariko umunsi umwe uzicara uzisarure, utangire kurya ku musaruro w'ibyo wabibye. Ntabwo uzaba ukibuka ububabare wahuye nabwo muri cya gihe wabibaga.